menye neza yuko uri Imana itareba nk'uko abantu bareba. Abantu bagambiriye kunyica, ko abarozi batarakwishe, ntabwo ari uko bahagaze kuroga, ahubwo nuko Imana ari igufiteho umugambi wo kugira ngo iki gihe iki nicyo uzatambuka, utambukanye ituro ry'ishimwe, ushimira Imana ibyo yakoze. Ukibasha kurya bigakunda, ukibasha kunywa bikemera, tambuka utanga ituro ry'ishimwe, tambuka ushimira Imana, wibwire ngo wa Mana ndagushimye. Ishimwe rikomeye ni ugutunga Imana, ishimwe rya kabiri ni ubuzima, ishimwe rya gatatu uracyambara. Kuba wambara ni ishimwe, kuba ukivuga ni ishimwe, kuba ukiririmba ni ishimwe, kuba ukibwiriza ni ishimwe. Ibindi byose Imana izaduha n'inyongera. Hari abandi isukari zamuka ikamanuka, byashamikiye ku busabusa, nta nicyo gihambaye bariye, nta bintu bidasanzwe bariye, nta bintu bidasanzwe banyoye. Naye ngutangarize ngo wowe ukiri kugenda bigakunda, wowe ukiri kunywa amazi agakunda, wowe ukinywa isukari bikemera, ukwiye gutanga ituro ry'ishimwe. Shalom. Turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Aya masaha twongeye kugaruka kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Live TV. Imana iguhe umugisha aho uri hose, kandi twishimiye kubana nawe. Kora subscribe, kora like, comment, kora share kugira ngo urusheho kudushyigikira. Si ibyo gusa, hari n'ubundi buryo bundi buri finance, buryo bw'ubushobozi waduteramo inkunga, watwandikira ku iyo nimero iri hasi. Imana yaguha umugisha cyane. Aya masaha tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge, dushime Imana iduhaye ubuzima. Mana gitare cyiza, Mana y'ubwihisho, Mana y'ubuzima, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ko ari waturinze, tugushimiye ukuntu ukomeje kutwimana. Si ukubiduhiga byabuze, si nuko n'ibitwica byahagaze, ahubwo hari imbaraga zawe ziduhisha. Hari ukuntu ujya dushyira mu mababa yawe ibigeragezo n'ibyago n'amakuba byahagurutse, ukatubera igisubizo, ukatubera Imana, ukatubera umunezero, ukatwitaho. Twageze mu bitaro ukadukiza, turi ku mamodoka cyangwa amamodoka tugenda ukaturengera, abatega indege ukabarinda, mwami abagenda mu mazi ukabarinda, muntu wese mu rwo ruhande ukamubera amaso, akabona umwaka umwe uratashye, akabona n'undi urahise, akabona ari muzima. Nubwo ari dufite bari mu bitaro, nubwo dufite abarwariye mu bisasiro, ariko byonyine nishimwe ko abagihumeka. Hari ababyifuje bitemeye, hari afite imipango ikomeye bitakunze, hari abateguraga amakwe bitemeye, hari abateguraga imishinga ikomeye bitakunze, ariko kuba tukiri bazima nishimwe. Dukomeje n'abagize ibyago, dukomeje n'abari mu gahinda, dukomeje n'abari mu ngorane, bibiravuye ngo mabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Abari mu bihe by'akababaro turabasabiye, imbaraga z'Imana zibazeho, wongere ubiyereke, bakure muri iyo minsi mibi, minsi y'ubwirabure, minsi yo kwisiga ivu, wongere ubahe iminsi y'ibitwenge, wongere ubahe iminsi y'umunezero. Dusabiye afite ibirori, dusaba afite umunezero, nabo ngo bahe gukomera, bahe kwibuka umuremyi wabo, batazibagirwa, hato bakibagirwa Imana, bakibagirwa yabahamagaye, bakibagirwa yabahatumye. Mu izina rya Yesu rusho kubana natwe, rusho kutwitaho. Jambo tugiye kuganira, mwami ribiri umugisha, ribiri hembura imitima, ribiri hindura ubugingo, ribiri ikomeza imfuruka. Kandi mwami we urinde ko tumwara, turinde gukorwa n'isoni, gitinyiro n'igikundo cyawe kuri twe, ni mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Haleluya. Ini yacu nkuko nabivuze yitwa Pentecost Live TV. Gukora subscribe nta kimwaro biteye, gukora like nta kimwaro biteye, gushyiraho comment nta kimwaro biteye, ahubwo no kudushyigikira no kutumenyesha icyo dukwiye gukora. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'amashimwe, tukibuka gushima Imana mu minsi yacu yose. Hari bitera abantu gushima, hari abantu bamwe batajya bashima, bakavuga ngo mbese twashima Imana iki, mbese twashima dufite iki, impamvu mushima mwararenzwe, impamvu mushima nuko mufite ibi nibi. Naye ngutangarize ngo nta muntu utashima.
nshuti yanjye ibitera abantu gushima ni byinshi, no kuba ukibasha kumva biri mu byagutera gushima, no kuba ufite ubuzima biri mu byakwiye kuba bigutera gushima, no kuba ukibasha kubona aho urara byakwiye kuba bigutera gushima, kuba utari mu nzu y'imbohe byakwiye kuba bigutera gushima, kuba ukibasha no gufata telefone ukumva ubutumwa, kumva ijambo bigutere gushima Imana, no kuba ukibasha kujya mu rusengero, no kuba ukibasha kujya habera bateranira, ni ukuri ni amashimwe akomeye. Dufite byinshi byo gushima Imana, ahubwo akenshi twumva ko ibishimwa ari ibintu bifatika, twumva ko ibishimwa ari ibintu biremereye, ariko n'ubundi biremereye turabifite. Nta muntu kumwe ngo ntabwo afite amashimwe. Kuba umwaka waruzuye 2024 ukawurangiza, hari abandi bapfuye, hari abandi bibagiranye, hari abandi byanze, ni ukuri ukwiye gufata umwanya ukomeye ukashima Imana, ukabwira Uwiteka ugati Uwiteka we ndagushimye byonyine kuba ndi muzima, kuba ngifite amaboko abiri, kuba ngifite amaguru abiri, kuba ngifite ukuguru kumwe, hari abandi yavuyeho yombi, kuba ngifite ukuboko kumwe, hari abandi yose yagiye. Nubwo ndwaye ariko nkaba nkibasha kuvuga, nabyo ndabigushimiye. Ukwiye gushima Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kadusoma ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi, Zaburi 126 yanditse ngo indirimbo y'amazamuka ubwo Uwiteka yagaruraga abayajyanyweho iminyago i Siyoni. Twari tumeze nk'abarota, icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indirimbo zacu zari zuzuye, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka abajyanyweho iminyago utugaruye tumeze nk'imigezi y'Inegebu. Ababibabarira bazasarura bishimye, Imana ishimwe cyane. Kadusubiremo. Indirimbo y'amazamuka ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni. Twari tumeze nk'abarota, icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indirimbo zacu zari zuzuye indirimbo, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iri niryo jambo nifuza ko tuganiriramo. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka yatugarutseho, natwe turanezerewe. Dufite amashimwe menshi, dufite ibidutera gushima, dufite ibituma tuboneka imbere y'Uwiteka Imana yacu dushima. Ntukavuge ngo nta mafaranga mfite, ntukavuge ngo nta nzu mfite, ntukavuge ngo sinize amashuri menshi, ntukavuge ati sinagiye muri kaminuza. Kuminuza ni kimwe, no kuba uri muzima ni ikindi. Hari igishimwe rikomeye umuntu wese akwiye kuba agendana. Bibiliya yatubwiye ngo ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi ibayo, y'umuntu apfuye abasinziriye. Yewe mwene data, wowe kiri mu mwuka, wowe kibasha kuvuga, wowe kibasha kugenda, wowe kibasha kurya, wowe kibasha kumva, ufite amashimwe arenze ibihumbi y'ibyo Uwiteka yakoze. N'ababyeyi mwe mukwiye guhaguruka mugashima Imana. We Uwiteka yahaye kubyara ugaheka, ya nishimwe rikomeye, nishimwe ritagira icyo rigurana. Dufite abasenze babuze urubyaro, dufite abaririmbye babuze urubyaro, dufite abifuje kubyara ntibyakunda, dufite abagiye kwivuza ntibyemera, ariko Uwiteka shimwe waguhaye gutwita. Amina. Uwiteka shimwe waguhaye guheka. Nubwo wabyaye rimwe ariko ntiwongera kubyara, nishimwe naryo. Nubwo wabyaye babiri, nubwo wabyaye batatu, nishimwe rikomeye. Uwiteka ahabwa icyubahiro, Uwiteka ahabwa icyubahiro, kuko abajyanyweho iminyago bagarutse ari bazima. Yakobo yigeze ashima Imana.
ubwo yarabonye Yosefu haravuga ati Uwiteka ashimwe, sinibwiraga ko nzongera kukubona, sinibwiraga ko nzongera kubona amaso yanjye, sinibwiraga ko nzongera kukubona we Yosefu, ariko amaso yanjye arakubonye, akubonye n'urubyaro rwabonye n'abagukomokaho. Ahangaha Yosefu yari yarajyanywe mu bunyago, ubwo bene se bamugurishaga, nyuma yaho ajyanwa mu nzu y'imbohe, imibabaro iba myinshi ariko afite amasezerano. Rege ngo utangarize ngo nubwo ufite amasezerano, nubwo uri mu mibabaro ufite amasezerano, abakujyanyeho iminyago bazongera bumva amashimwe aturuka mu kanwa kawe, abakugurishije bazaba abahamya b'ibyo Imana yakoze, abakubeshyeye bazaba ibihamya b'ibyo Imana yakuvuzeho. Nuko Yakobo avuga imirimo n'ibitangaza abonye, ntiyibwiraga ko azabona Yosefu kuko bamubwiye ko inyamaswa y'inkazi yamuriye, ariko Yakobo ngo aho yarari ngo akayagira agahinda, ariko akibuka amasezerano Imana yari yaratanze ku mwana. Umunsi umwe Yakobo aza kubona Yosefu, aravuga ngo sinibwiraga ko nzongera kukubona, sinibwiraga ko amaso yanjye azongera kukubona, ariko ndakubonye, nkubonye n'urubyaro rwawe. Haleluya. Ndagira ngo ubwenge amashimwe dukwiye gutambira Imana amashimwe. Bibiri ngo icyatumye Uwiteka turema twarukuye ngo tuyiramye tunayihimbaze, twarukuye ngo dutambutse amashimwe. Uwiteka anezezwa n'amashimwe. Kuba ufite imodoka n'ishimwe, ariko ishimwe rikomeye nuko ufite Kristo, ishimwe rikomeye nuko ukivuga Imana, ishimwe rikomeye nuko ufite Yesu, kuko ijambo ryarambwiye ngo nuko Eliya nta nzu yigeze, ngo nuko Yohana nta butaka yari afite, ariko ngo banezezaga Imana, ariko babanaga n'Imana, ariko babanaga n'umuremyi wabo, ariko banezezaga Kristo. Rero ngo utangarize ngo ishimwe rikomeye ni ugutunga Imana, ishimwe rya kabiri ni ubuzima, ishimwe rya gatatu uracyambara. Kuba wambara ni ishimwe, kuba ukivuga ni ishimwe, kuba ukiririmba ni ishimwe, kuba ukibwiriza ni ishimwe. Ibindi byose Imana izaduha n'inyongera, ibindi byose Imana izaduha n'inyongera. Dufite ibyo dukwiye gushima Imana. Bari umwaka wose utega, bari umwaka wose urya, hari abandi bariye birabica, hari abandi bariye biranga, hari abandi batekerezaga ibishinga ikomeye ntibyakunda, hari abandi bariye igifu kirahagarara, bajyanwa mu bitari gitaraganya, babakora amaoperasiyo bakura ku byo kurya, kuba byonyine ugifongisiona, icyo gifu cyawe kikiri gukora, ukibasha kurya bigakunda, ukibasha kunywa bikemera. Tambuka utanga ituro ry'ishimwe, tambuka ushimira Imana, wibwire ngo wa Mana ndagushimye, esitoma yanjye iracyari nzima, esitoma yanjye iracyakora. Ndagiye ngo utange ituro ry'ishimwe, ushimire Uwiteka Imana, uhagarare ku maguru yawe abiri, wibwire ngo Mana warakoze. Hari abandi isukari yazamutse, hari abandi isukari zamuka ikamanuka, byashamikiye ku busabusa, nta nicyo gihambaye bariye, nta bintu bidasanzwe bariye, nta bintu bidasanzwe banyoye. Rero ngo utangarize ngo wowe ukiri kugenda bigakunda, wowe ukiri kunywa amazi agakunda, wowe ukiri isukari bikemera, ukwiye gutanga ituro ry'ishimwe, kuko Uwiteka yagukoreye ibikomeye, nawe uri amahoro. Amen. Kuba uyu mutwe wanjye ukiri muzima nishimwe. Hari abandi barwaye stroke batangira kumugara ingingo, hari abagize paralize, hari abayirwaye yanze gukira, hari abanywe ibinini bisanzwe, hari abashyize mu mazi, hari ababigenjute, hari abagenda bagenda bashyize amazi ku mutwe. Wowe uko waba ugifite umutwe ukora, ukaba ukiga bikemera, ukaba ugitekereza bigashoboka, ukaba ukigenda bigakunda. Hari abandi baretse gutwara imodoka bazifite, ariko nayo ngo utangarize ngo kuba ibyo byonyine bigikunda n'ishimwe rikomeye. Dukwiye gushima Imana tutarebye ku mafaranga, dukwiye gushima Imana turebye ko tugifite ubuzima. Kuba aya matwi yawe acyumva ijambo ry'Imana, ukaba ukibasha kumva icyo Imana ivuga, ukwiye guhagarara ku maguru yawe ugashima Imana. Kuba aya maboko akiri gukora,
ukabona izi ngingo ziri gukora, abandi bari gushaka icyo bita insimburangingo, wowe ukaba ukizifite zigikora, ukaba ukizifite zigishaka akazi, ukaba ukizifite ukigenda. Ukwiye gushima Imana, kuko byonyine ko ufite ubwo buzima ni ituro rikomeye ry'Imana. Kuba aya mazuru agihumeka, kuba aka kanwa kagicamo umwuka, abari kuri ogisijeni barishyura amafaranga n'amafaranga. Baribaza icyo Imana yabahoye, baribaza icyo bakora. Bamwe baragurisha imitungo yabo ngo bareke ubuzima bugaruka. Kavuga ngo nta shimwe ufite, kavuga ngo ntacyo ufite cyo gushimira Imana. Ndaye nkubwire ngo waraguye, ukwiye kugaruka ugashima Imana. Articulation y'umugongo irakora, urahaguruka urinyeganyeza, uragenda uratambira Imana, uracyabyina bya bisirimba byo mu rusengero, uracyakora ritime bigakunda. Kuye gutambira Uwiteka Imana yawe ishimwe, kuko byonyine uri muzima, kuko byonyine uracyari amahoro, kuba yamenye arimo ataravuyemo, utagifite ikimwaro cy'uko yavuyemo, ngo nta shimwe ufite. Wabujijwe n'iki gushima Imana? Byo gushima Imana birahari. Ngo Mana we, ngo ubu mpora kwa muganga urahahora nyine, ariko uracyari muzima. Gusa umuntu uryamye urusororo, umuntu uryamye ku irimbi ry'ibunaka, umuntu uryamye muri moruge, aya magambo aracyari kuyavuga. Pawulo yageze agira igishakwe mu munsi umwe, ngo ijwi riramwongora ngo ariko Pawulo, ngo uzakomeza kubwiriza no gusengera abantu ngo bakire, ngo uzgumane ijisho ripfuye. Ngo ijwi ry'Uwiteka riramwanga ngo Pawulo, ngo Satani wakugendereye. Dufite amashimwe, dufite ibyo twashima Imana. Ngo ubuse Mana we, ngo ubu nzahora kwa muganga, uzahahora ariko uri muzima. Urahora nyine, impamvu uri kuvuga ibyo ngibyo nuko uri kumuzima, nuko ukirya, nuko ukinywa, nuko ugihumeka, nuko ukivuga, nuko ugitekereza. Dufite ibyo ngibyo ntabwo wabitekereza. Kuba ukibasha kujya kuri toilet, ukajya kuri toilette wijyanye, bakikubuza mu nzu y'Imana uzanye ituro ry'ishimwe. Ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko nkibasha guhaguruka nkijyana kuri toilette nkanigarura. Hari abandi bari guterwa insuline, barwaye diabete, batakibasha gukontorora uburyo kujya kuri toilette. Hari abandi bamaze guhura n'ibibazo bitandukanye, bafite ibyuma bari guhumekeramo byo bitakunda. Hari abandi batakiri kwitekerereza, bafite abandi bari kubatekereza kandi bakiri batatari uko bashaje. Dukwiye kugaruka imbere y'Imana dufite amashimwe. Warabyaye none ni waje gushima. Umwana yiga segonderi, akanagiye kaminuza, arangije ngo Mana we, ngo nta kazi wamuhaye. Ukwiye gutanga ituro ry'ishimwe ry'uko yize segonderi, akiga kaminuza, natangira atekereza icyo gukora, kureka gutekereza ko nta kazi afite. Ubundi akwiye kuza mu nzu y'Imana ukamara umwaka uharyamye, ushima Imana ubwira ngo Mana warakoze, ku mwana yarize warakoze, ku mwana wanjye yarakuze warakoze, kuba narashyingiye warakoze, kuba ngihumeka warakoze, kuba nkigenda warakoze, kuba nkibasha kurya warakoze, kuba ngifite ubwenge bukora warakoze, kuba amaso yanjye areba abiri warakoze, kuba umwuka ugitambuka warakoze, kuba igifu kigikora warakoze, kuba isukari kiri mu mubiri warakoze. Abo yanze bagiye muri koma, abo yamanutse bagiye muri koma, abo yazamutse cyane bagiye muri koma. Akwiye kumara umwaka uryamye mu rusengero bwate Imana warakoze. Ariko sibyo Imana igusaba. Fata umwanya wiherere uyibwire ngo Mana warakoze. Fata umwanya uyibwire ngo Mana we, nukuri mbonye yuko ushobora byose, niko ijambo ryambwiye, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Menye neza yuko uri Imana ishobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Menye neza yuko uri Imana itareba nk'uko abantu bareba. Abantu bagambiriye kunyica, kwabaruze batarakwishe, ntabwo ari uko bahagaze kuroga, ahubwo nuko Imana ari igufiteho umugambi wo kugira ngo iki gihe nicyo uzatambuka, utambukanye ituro ry'ishimwe, ushimira Imana ibyo yakoze. Kuba inzu yawe itarazimye, ngo mu nzu yose izime, si uko ibyagomba kubica byabuze. Ngo ngiye nta nzu mfite, ngubwo nzashima Imana iki? Kubasha kubona ubwo bukode. Hari abandi babubuze, barara ku mihanda, bandi barara mu kanevu. Muri Amerika bagira wita homeless, batagira aho baba.
wowe ukaba uba mu Rwanda ufite aho utaha. Kwiye gushima Imana, kwiye gushima Imana ko ufite igihugu. Hari abandi batagira igihugu, hari abandi badafite aho baba, hari badafite aho batuye, hari abandi badafite n'ubwene gihugu bwo aribwo bwose, bakabaho gutyo gusa. Kwiye gushima Imana, kwiye garuka mu nzu y'Imana ushima Imana. None se ko ntuye mu cyaro, abatuye mu mujyi se bafite amashimwe, aho mu cyaro afite amashimwe, ko ufite aho utuye, ko ufite aho ubarizwa, ufite ibyo urya, ko ufite ibyo wambara, ni amashimwe. Kuba umaze umwaka utari mu nzu y'imbohe ni amashimwe. Imana ishimwe cyane ko ufite ubuzima, ko ufite abantu, ko ufite amatungo, ko ufite aho ubarizwa, ko ufite aho utuye. Abana bakaba biga primaire akaba batangiye kujya bavuga indimi z'amahanga ntazo wavuze. Wanyu nta wegeze avuga n'ikinyarwanda ngo akimenye neza. Abana baravuga igifaransa, bavuga icyongereza. Wari uzi ko ibyo bintu bizaza, sibye ko ari Imana yakoze imirimo n'imbaraga. Wari uzi ko ibyo bihe bizabaho, wari uzi ko ibyo bihe bizakunda. Abana bariga neza. Kwiye gushima Imana ku byo yakoze. Kwiye gushima Imana kuba wagiye kwiseta uri umubyeyi, barakubagura byaro urataha n'umwana ni muzima. Hari abandi mwahuriyo ntibataha n'umwana, hari abandi abana batashye banyira ntibataha, hari abandi batatashye n'umwe yabo umugore n'umwana ntibataha. Kwiye kugaruka mu nzu y'Imana ufite ishimwe mu mutima wawe, aho utekereza ko icyo Imana yakoze, ko iki gihugu kirimo amahoro, turya tunywa tugenda, nta utubaza ibyangombwa mu muhanda. Kwiye gutekereza ko icyo kintu ugatanga ituro ry'ishimwe. Imana iguhe umugisha cyane. Ibuka ko yari channel ya Pentecost Life TV, kora subscribe, koreho like, koreho comment, utanga ubutumwa ku bantu bose. Imana iguhe umugisha cyane. Shalom.